ni Igicumbi News online TV ni washitse akadomo Igicumbi News akadomo ca o akadomo RW. Twizera ko dukomeza kubana neza cyane muri rusange hanga kuri izi platform zacu zose za Igicumbi News. Ibizimana Dezana dukomeza kunyenda dufasha uburyo bw'amajwi n'amashusho kugira ngo mudukurikirane. Twizera ko nakomeza kugenda agubwa neza cyane. Twari Rurindo, reka dusimbukirane Gicumbi bimeze bite uyu munsi kwa makuru nyabafitiye ariko amakuru ndayabafitiye mwebwe mujye mubana natwe. Hani Gicumbi umusaza hari inkuru twabagejeho y'umusaza wapfuye ejo bundi, ariko iyi nkuru twabaye kabisa turetse kuyibageza kuko turacyayikurikirana. Iyi nkuru y'umusaza waguye mu mazi yanyoye, ndacyategereje reaction z'ubuyobozi bw'umurenge wa Ruvune, kuko ubuyobozi bw'umurenge wa Ruvune ntacyo burabidutangarizaho rwose kabisa. Muri rusange nabonye ewan ni hatari bene ngoma Oscar ngo ari mu kiroko, ariko Ruvune utangaza amakuru. Nge niba banadukurikirana, niba n'ubuyobozi bw'akarere budukurikirana kabisa, abavandimwe bajye batanga amakuru, kuko twe ntabwo tuba tubereye ahangaha kugira ngo tubiranga kugira ngo tugire icyo dutangariza abanyarwanda, sibyo? Nyarwanda bakeneye kumenya amakuru biba bimeze bite, sibyo? Ntabwo rwose haba harimo wenda kuvuga ngo ni uguhangana n'ubuyobozi wenda ngo kwa turi kubabaza amakuru ngo byagenze bite. Tuba dukeneye information kabisa. Muri rusange gatanga nitwa Emmanuel Niyonizera Mustafa, ninjye gusohoje nizera kumeze neza. Muri rusange yo dukurikirana hano mu karere ka Gicumbi, Rurindo, Burera, Gakenke, Musanze n'ibice bigize amajyepfo, uburengerazuba, murasirazuba, yewe no hakurya y'amazi magari. Abantu mudukurikirana muri mu mazi cyangwa ku butaka, twizera ko mukomeza kugenda mugubwa neza. Muri search yawe ya YouTube andikamo Igicumbi News online TV, urahita tubona. Hanyuma kandi no kuri Vidimenta hose uratubona neza cyane. Muri rusange mu karere ka Gicumbi agana saa 5 rero n'iminota 5 zo kuri uyu wa 25 Nyakanga 2023 mu mudugudu wa Muhuba mu kagari ka Nyarutarama mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi. Rero nibwo abagabo batatu bagiye gucukura mu kirombe, bagiye gucukura mu mucanga. Hanyuma bagiye gucukura umucanga baje gura n'uruva gusenya, kuko mu gihe basohokaga umwe yaje gusohoka inyuma, asohotse nyuma igitengu gihita kimugwira, itasiga ubuzima, abandi barirukanka bafumyamo. Ariko byaje kuza kuba bigenda. Rero muri rusange amakuru nge natoje avuga ko witwa Habarurema imyaka 32 ari we witabye Imana. Hanyuma rero mugenzi we witwa Ndacyayisenga alias Tennis imyaka 45 ndetse na Imana Regis imyaka 25 bo baje kurokoka barirukanka cyane kugira ngo igitengu kitabagwira. Rero hanyuma witwa Ndacyayisenga niwe wahise ajya gutabaza abaturage, avuga ati nyabuneka mutubabariye muze murebe tubayeho. Akaba ari ko bimeze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Byumba yitwa Bwana Ngezaho mu Biremyi Theoneste, akaba yadutangarije ko rero kabisa kuri ubu nabo bagerageje kuhagera bakarukura bari babiri nyine, ariko uyu Habarurema birangira apfuye. Akaba ariko byaje kuza kuba bigenda muri rusange hano mu karere ka Gicumbi. Gitifu yagiye atangaza byinshi, atangaza rwose avuga ati nyabuneka ati mw'abantu ati niba ari n'ahantu wabonye amarobo ati gerageza ubanze unabisabira ubuyobozi, iyo bisabiye uburenganzira kugira ngo hageze n'ikibaho nyabuneka tubashe kubona uko tubikurikirana. akavuga ati kuko nuri Habarurema burewemo ko batanzwe ku gihe baba barakumiriwe, ati icyaha kitaraba ati abe yahaburira ubuzima. Hagati ngo mbere ko mbakinira ikiganiro nagiranye na executive umurenge wa Byumba Ngezaho mu Theoneste, amakuru twabashe kumenya nuko nyine uriya mugabo yahise ajyanwa kwa muganga kugira ngo nyine akorerwe isuzumwa ku bitaro bya Byumba. Kuri ubu ngubu kandi nakeka yamaze gushingurwa uko waciyemo iminsi itatu umunsi umwe
nanjye nari mbirangije ni umunsi umwe uciye muri rusange akaba ariko bimeze rero hano mu karere ka Gicumbi. Reka mbashiremo ikiganiro nagiranye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Byumba yitwa Ngezahumuremyi Theoneste, agenda asobanura byinshi birambuye kuri iyi nkuru y'uyu wagwiriwe n'ikirombe, abandi babiri baza kurokoka, bavuga ati rwose bo nta kibazo na gito baje kuza kuba bahura nacyo. Ubwo ngubwo nyine turakomeza no kubana kuri social media zacu zose, ukomeze kugenda uzisura washyitse @Gicumbi_rw bivuga ngo dusura ukeneye kwamamaza, ukeneye kumurika ibikorwa byawe, ufite itangazo tugana hano kuri Gicumbi News ibintu bigerereza, andika muri comment niba ufite itangazo, ufite publicité, ahangaha bose twebwe turagenda tugufasha kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bimera neza cyane. Mike Emmanuel Niyonizera Mustafa, executive w'umurenge wa Byumba, Ngezahumuremyi Theoneste mu kiganiro twagiranye. Bariya bagiye gucukura ahantu hatemewe, ari ikirombe cyari cyarafunzwe. Yego. Ikirombe rero umwe kiramugwira, abandi bari babashe kwirukanka n'icyabagwira. Ariko babiri undi umwe cyamugwira ahita yitumuka, ubutabazi usanga yarangije kwitaba Imana. Bari bangase bagiyo ryari bagiyo nijoro, bagiye gucukura yari batatu, byari ku manywa, hanyuma cyabaridikiye agana mu masaa 5:05. wenda niba se mwabashije kugera ahantu icyo gitengu cyabaridukiye, ubundi hari hasanzwe hacukurwa amabuye? Ni ahantu hacukurwaga umucanga kera n'irwamuhuba mu kagari ka Nyarutarama munsi ya stade. Bagiyemo rero bajyamo gushakaho umucanga, n'aho hacukurwa umucanga n'aho hacukurwa amabuye, bo bizera yuko rero ubutaka kuko ari ku zuba bukomeye, ariko muzi ko ubutaka ku zuba ubundi busa nk'uburikana. Umwe rero cyabaye cyamufashe arimo asohokamo cyita kimubwira ahita yitaba Imana, ariko abandi bari birukanseho ntacyo babaye. Hanyuma wowe witabye Imana kuri ubu ngubu ari he? Yakoreye iyo agomba gukorerwa, ugenda cyaburagera bamujyana ku bitaro kugira ngo bakore autopsy no gufata ibindi bimenyetso, hanyuma ubwo umurambo wasubijwe muri ko aho ugomba gusubira kugira ngo wishyingure. Wenda se uretse aba babiri batatu bagiye nyine aho ngaho mu kirombe bagiye gucukuramo, ubundi mu buzima busanzwe aho hantu hacukurwaga umucanga? Hacukurwaga umucanga, harahagarikwa gukora ko hatemewe gukora ubucukurisha kugira ngo bahabwe ibyangombwa, kugira ngo babashe kugira ubwirinzi, babashe gucukura mu buryo butakwangiza ubuzima bw'abantu. Hari harafunzwe rero, urumva ko bagiye kuhacukura n'inyuma. Hanyuma wenda kuri ubu ngubu nyuma y'uko abo bagiye gucukura umucanga mu buryo butemewe, umwahaburira ubuzima, abaturage murababwira iki mu murenge wa Byumba by'umwihariko batuye muri ibyo bice bya Nyarutarama? Twakoze inama n'abaturage n'ubundi ibyo bikimara kuba, tubashishikariza kwirinda kwishora mu bucukuzi butemewe kuko bitera isuri kandi bikangiza n'ibikorwa remezo. Turasaba ko hakenewe abashaka gukora ubucukuzi habaho kwishyiramo bakaka ibyangombwa bagacukura mu buryo bwemewe, ariko none tunabasaba kandi ko bajya batangira amakuru ku gihe. Muri iyo tuba twamenya amakuru y'uko hari ubucukuzi buhari, ntabwo byaba byageze hariya, twabye ko abantu barimo gucukura tuba twabakurikiranye nibura bakaba babasha guhanwa, ndetse tukaba twanakumira ntagire uhaburira ubuzima, kuko aho twamenye tugezeyo muvanamo twasanze byarangiye kandi ababimenyekana buriya byaba byatanze umusaruro. Hanyuma icyo twasaba ni uko abantu banakwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma babura ubuzima bashaka gucungira gusa ngo babashe kugira icyo babona kijyanye n'amafaranga, abantu bakajya bakora ibifatanyije n'amategeko, bakirinda kujya mu bifatanyije n'amategeko. Ubundi se executive nk'ubuyobozi bw'umurenge hari gahunda mwigeze mushyiraho wenda ku hantu nk'aho ngaho habatemewe ashobora kuba hashira ubuzima bw'abaturage mu kaga? Ntabwo ubundi mwajyaga muhagaragaza mu bwego ko aho hantu habatemerewe gukorerwa, uretse ko abaturage wenda uretse n'ahariya hagaragaye hari n'ahandi hagiye hari ibiro bigiye bitandukanye bitemewe.
icyo dukora nk'ubuyobozi ubundi ni ukuhakoma tukabihagarika tugakorera abantu ba nyir'ubutaka hanyuma uretse n'ibyo kandi hari n'aho dufata bagahanwa bagafungwa bagahanwa nyine hari abafungwa bacibwa amande biterwa n'uburemere bw'icyaha bagiye bakora ni ukuvuga rero ngo ubundi byari byarahagaze bino bihe by'imvura ntekereza ko habayeho kwira ko izuba ririmo kuva bakabyongera kubyinjiramo ubwo turabwira rero tugira na gahunda yo kugenzura n'ubuyobozi ku buryo tumenya kugenzura kugira ngo bihagarare bitagumye gutwara ubuzima bw'abantu hanyuma wenda abo ngabo babashije kurokoka wenda situwasiyo zabo zihagaze bitse kuri ubu muri rusange nta kibazo bafite nta n'igikomere bafite uretse babuze ubuzima abandi bo ni bazima bahise babona ko kirigutse barahunga nta kibazo bagize reka zose gusa bashimiye cyane baba bakaze